Mu gice cyashize rero twari twasize Debora bamujyanye kwa muganga. Debora rero yari yaguye muri dushe anava amaraso menshi cyane, bamujyanye kwa muganga atabasha kuvuga. Ese ubu byifashe gute? Yabashije kubaho? Ese umwana we yabayeho? Muri yacu rero n'ubundi reka tuyitangirire kwa muganga. Abaganga bakora uko bashoboye ariko bikaba iby'ubusa. Barapima bagasanga already umwana yamaze gupfira mu nda, bagasanga nyine n'ubundi nta kintu na kimwe bashaka gukora uretse kuba bamubaga bakamuteruramo wa mwana. Abaganga rero barwana ku buzima bwa Debora. Kasi rero na Karuveni nabo bari aho ngaho. Ubona Kasi ahangayitse cyane, Karuveni nabo bayahangayitse, ariko bagerageza gushyira hamwe byibura ngo barebe ko ibibazo barimo babinyuranamo. Debora rero arabagwa agaterurwamo umwana, biba aramarira n'agahinda. Karuveni we ntago ababasha kubyiyumvisha, Kasi nawe ntago ababyumva. Umutima bavuga ati Mana, njye sinagize ihirwe ryo kubyara, wanyimye kuba umubyeyi, wanyimye kwitwa mama, ariko byibura wari warampaye umugabo nkunda. Nubwo bitarambye ariko nari kuzishimira byibura kubona umwana umukomokaho. Ntago nari kumukunda wenyine ngo ne gukunda amaraso ye. None Mana, n'uwo warugize utya ngo uraduhaye nawe ntago abashije kubaho. Ese Mana, kuki uri kubyemera? Mana, kuki amabara n'amahano nk'aya hababayeho? Byose rero biva mu gushaka no mu gukora kwawe, biva mu bushake bwawe. Ahari Mana ufite impamvu, ariko muri njye ndumva mbabaye. Karuveni we aba ari kurira byacitse, aba yicaye iruhande rwa Kasi. Kasi arareba akabona Karuveni byamushobeye, byamucanze, agahinda ni kose. Kasi nta kindi kintu akora, aramubwira ati humura, ntabwo uri wenyine, ibi tugomba kubinyuranamo kandi tuzabinyuramo twembi ndetse twemye. Nibyo turahombye, tubuze umwana w'imfura. Ntago navuga ngo ni uwanyu mwenyine kuko nanjye ni uwanjye. Karuveni kwifata biramunanira, kwihangana biramunanira, agasuka amarira mbere y'uwahoze ari umugore we. Kasi areba uburyo umugabo we ababaye, nawe agasuka amarira, agahinda kakaba kenshi. Bombi bararira, yewe hakabura uhoza undi. Karuveni abwira Kasi, kavuga ati Kasi, ndebera nawe, reba ibintu bibaye. Ese ubundi y'Imana yo biba iri hehe? Gute mbuze imfura yanjye? Gute mbuze umwana? Reba imyaka yose nari maze ntegereje, none ndamubuze. Kubera iki ibibazo nk'ibi bibaho? Ese kuki abantu iteka bahora banyura mu buribwe? Ubundi ibi byose bibaho iyo Mana iri hehe? Irimo irareba hehe? Kasi aramubwira ati Karuveni, wikitotomba, wirengwa n'uburakari ngo bigutere kwitotombera Imana, bigutere kuyituka no kuyitonganya. Nta kibaho gitunguye Imana, byose bitubaho kubera impamvu. Ahari hari impamvu Imana yemeye ko ibi byose bibaho, ariko humura, Debora aracyahari kandi nawe urahari. Uramukunda kandi nawe aragukunda. Ntekereza ko muzongera mukabyara.
Calvin atungurwa n'amagambo umugore wari kumubwira, akamubwira, ahita aba seriye, agahita amureba mu maso akamubwira ati kasi undi ati karame, ni wowe uri kumbwira ayo magambo? Undi ati yego, humura rwose, yari yabahaye uriya izabaha n'undi. Undi ati ntabwo byumvikana. Atari kuzi ko uri kuvuga ari mukeba wawe? Kasi ati ibyo ntabwo mbyitayeho, icyo ndeba ni umunezero wawe. Niba byibura ko uri kumwe na Debora aribwo wishimye, njyewe nta kibazo ngufiteho. Icyo nahoraga iteka ngusabira kandi nifuza kuri wowe ni ukunezerwa. Niba rero warageze kwa Debora ukahabona icyo utigeze ubona iwanjye, ukahabona umutuzo n'umunezero, ukahabona amahoro, ndetse ukahabona gususuruka no kunezerwa, ukabasha kwibagirwa njyewe kasi umugore wawe wakunze, njye twateretanye imyaka irenga 3, njye wahoraga ubwira ko ukunda, njye watetesheje imyaka yose twabanye. Niba warageze kwa Debora ukabasha kwibagirwa urukundo twakundanaga, ukabasha kwibagirwa ibibi n'ibyiza twanyuranyemo, why not ntakwifuriza guhirwa? Ahari wenda aho wagiye niho wasanze umunezero udasanzwe, ibyo buri waraburiye iwanjye ahari hari aho wabiboneye, kandi icyo ni ikintu cyiza rwose nkwiye kwishimira, ni ikintu cyiza rwose nkwiye kuvuga nti iyi rwose ni victory, kandi victory ntabwo ari iyawe. Ndagira ngo nkubwire ngo victory is ours, ni iyawe, ni iyanjye, ni iya Debora. Niba yarabashije kuguha icyo njyewe ntabashije kuguha, nuko n'ubundi hari icyo andusha. Ibyo rero ni ibintu ngomba kumva, ni ibintu ngomba kwakira, nta rwango n'uru na ruke mbafitiye mwembi. Ati cyane niyo narugira nkumva ndi kukwanga, yewe nkumva ndi kwanga na Debora, ntacyo byamara, ntabwo byahindura ibyabaye, ntabwo byakungarurira. Ngomba kwakira ibyabaye, nkakira ukuri kw'ijambo Ubaye, nkakira ukuri kuko utakiri umugabo wanjye, yego uri uwanjye mu mategeko, imbere y'Imana n'abantu, imbere y'amategeko y'igihugu, ndi umugore wawe, ariko mu mboni zanjye n'izawe twese tuzi ukuri. Urabizi ko ntakiri umugore wawe, kandi nanjye ndabizi ko uyu munsi ntari umugore wawe rwose. Ati gusa yaba ibihe byasubiraga inyuma, byibura niyo byaba amasegonda, nkagira ihirwe ryo kukubwira uburyo numva ngukumbuye, nkagira ihirwe ryo kukubwira uburyo ngukunda. Yego naragukundaga kandi n'ubu ndabikora, nta kizambuza kubikora, ariko nanone ntubifate nabi, ni ibisanzwe. Ntabwo ngukunda urukundo rudasanzwe, humura rwose ni ibisanzwe, ariko witangira kwibaza ngo ese kuko ndakomeje? Yego ndakomeje. Nasanze kuko urakarira no kurakarira Debora ntacyo byaba bivuze, yewe nta n'icyo byamara, ntacyo biri cy'imbere yanjye, nta n'icyo byakubwira. Niba waratinyutse kunkubita mu myaka yose twabanye, ukankoza urushyi ngo nuko Debora yavuze, niba wararetse nkaba nk'umukozi wawe mu rugo, mbere yo kujya mu kazi nkakora buri kimwe, ariko nawe utekereze ku buzima mbayemo iwawe,
none se ntiyakiye ngo mbyakire, nakire kubana nabyo, nakire kubana n'ibyo nashoboye guhindura, nakora iki? None se nziyahure, nzatorongere ngende se, nzafata agasozi niruke se? Ntabwo byakunda. Rero negetswe kwakira ibyo ntashoboye guhindura. Calvin yumva amagambo yose Kasi yari kumubwira, akabura icyo abyongeraho, yewe akabura n'icyo abirenzaho. Mu mutima habura icyo avuga n'icyo areka, akareba Kasi akabura icyo amusubiza. Yumva muri we agize ipfunwe, agatungurwa n'amagambo wahoze ari umugore we ari kumubwira. Arahaguruka akagenda, ariko mbere yo kugenda Kasi aramubwira ati no way, wigenda, none se ugiye hehe? Ndabizi ntabwo worohewe, ibuhe uri kunyuramo ukeneye umuntu kuba hafi, kandi nawe ukaba hafi y'umugore wawe. Ubu nibwo Debora agukeneye, kandi ntabwo nibwo nkeneye. Tuve kwa muganga twigarukire mu rugo kwa Debora. Gloria rwose aba ari mu rugo, arimo arateka, ari gutegura amafunguro. Papa wabo nawo bari aho ngaho yiyicariye, yifitiye igitabo arimo arasoma, ari kugenda anyuza amaso mu gitabo. Mbere ye ku meza haba hateretse Bibiliya ndetse n'igitabo cy'indirimbo, ariko afite n'akandi gatabo ari gusoma. Bakiri aho rero bumva imodoka iparitse. Mu guparika, Clevis niwe ubuje muri urwo rugo. Gloria ahita aza yiruka ngo arebe umuntu uje aho, cyane ko abatekereza ko iyo aba ari Brian, ariko muri we akavuga ati ariko se aho ukamuzi ko hano iyo aza kundeba atambwiye. Muri we akavuga ati oya ntabwo bishoboka, ariko nanone ashobora kuntungura bikaba nka surprise, akanjya kureba uyu muntu uwo ari we. Ariko se nanone imodoka ye ko idahinda kimwe n'iyo ndi kumva. Aragenda yajya kureba akabona ni Clevis. Debora mu byishimo byinshi ahita avuga ati oh wow, muramu ni wowe? Undi ati Gloria uraho? Ati ni njyewe rwose. Aramuhobera ati imyaka myinshi boyfriend, wari umeze neza? Ati ko watwanze? Imyaka yari ibaye myinshi. Ese iyo utandukanye n'umuvandimwe byari bivuze yuko niba utandukanye n'umuvandimwe natwe dutandukanye? Oya bibaho se, ntibikunda. Ariko byibura basurana twibutsa, ahita areba ku ruhande akabona ari kumwe na Gaje, akavuga ati uyu muntu muri kumwe se ninde? Wahise ushaka se uyu ni umugore wawe kandi wazanye undi mugore? Clevis ati oya no, uyu nguyu uyu ni secretary wanjye. Navuga ngo iyo uje iwacu muri company, iyo ntahari aba hari, ibintu byanjye byose abishyira ku murongo. So rero niwe tuba turi kumwe muri iyi minsi. Rero nshaka kujya ahantu haramerekeza, aba yamerekeje. Undi ati oh wow. Gloria ahita amuramutsa akavuga ati nitwa Gloria. Gaju nawe ati nanjye nitwa Gaju. Gloria ati you look cute, you are so beautiful.
yaje ati really ndati of course ntago nakubeshya uri mwiza, ndati ndi mwiza ariko ntago ndi mwiza nka mukuru wawe. Gloria araseka ati maybe I don't know, ati gusa njye mumbonezanye ndabona uri umukobwa mwiza kandi utuje. Yaje ati wow, nubwa mbere ngeze kwa Debora koko rwose ubwiza Debora afite aho bukomora, namwe muri beza, ndimo ndakureba mumise ngira amatsiko yo kumenya mama wawe. Gloria ati oh sorry, mama wanjye ntawe ukiriho, wenda hari iyo mubona nibwo wari guhita wisubiza ibibazo byose uri kwibaza. Ndati ariko nabonye muzehe wawe ariko muzi mu mafoto, wenda byibura we nimureba biraza kumpa ishusho y'uko mama wawe yasaga. Ariko namwe iyo mbabonye ubu mbonye wowe n'uburyo nari nsanzwe nzi Debora, bimpa ishusho nziza yo kumenya uburyo mama wanyu yari mwiza. Ati kuko rwose ubwiza mufite aho mubukomora. Gloria araseka akavuga ati ibyo tubivemo ni karibu. Binjira mu nzu, Gloria ati mbakirize iki, hari amata. Ataravuga ibindi Clevis ahita amubwira ati wijya kure, njye nkumbuye kwirira ibiryo rwose bya hano, nkumbuye kurya imyumbati igeretse ku bishyimbo n'amata hafi aho. Ati ahubwo niba ibyo bintu bidahari njye ntunyakire. Gloria ati oh wow, atari kuzi ko wagira ngo nari mbizi ko uri buze. Ati rwose wageze aribwo mpishije, ati kandi rwose ibintu ukunda nibyo natetse. Gloria ahita atangira gutegura ameza, kazana n'amata, bagatangira kurya no kunywa. Clevis avuga ati daddy nukuri rwose mubyeyi mwiza, mubyeyi nkunda, wowe wambyariye umugore, mbabarire natinze kuza kandi rwose ndagukunda. Iyo ngeze hano mba numva ndi mu rugo, iyo ngeze hano mba numva ndi iwanjye. Papa Debora ati nukuri rwose mwana wanjye, aho urisanga ni mu rugo, jya uza uko ushaka, yewe nushaka ujya uvuna umuheha wiyongeza undi, uri umwana wanjye kandi nanjye ndagukunda muhungu wanjye. Warakoze kumpera agaciro mwana, warakoze kuduhesha agaciro nk'uyu muryango, ibyiza dufite hano byose niwe tubikesha. Mwana wanjye iyo bitaba wowe ntago mba nicaye muri iyi nzu nziza nk'iyi. Iyi nzu nziza niwe wayinyubakiye nyuma yo kubana n'umukobwa wanjye. Izi ntebe nziza nicayemo hano muri salo niwe wazizanye. Televiziyo nziza ndeberaho amakuru ni wowe wayizanye. Ese mwana wanjye ngushimire ne, nukuri warakoze, warakoze cyane. Baba bari kurya ariko hari nako bari kuganira. Clevis ati nukuri mu mujyi ibiryo nk'ibi ntiwapfa kubibona. Ati no mu maresitora n'amahoteli bashobora kuba babiteka ntabwo ari umwimerere nk'ibi, niyo mpamvu nikundira mu cyaro. Avuga ati Glory iteka ninjya nza hano njya nsanga wanteguriye ibi byiza. Ati nta kibazo, ati nushaka ujya umbwirana nabikohereze njye mbiteka rwose mbitegere bigusange mu murwa. Ati utegere ibiryo binsange mu town? Ati cyane rwose nabitegera bikava hano bikagusanga mu town. Ati cyane ko none se rega icyo umutima ukunze amataguranwe itabi. Ati nanone Clevis ati rero mubyeyi wanjye ntago ndi butinde hano kuko urabona nazanye na secretary wanjye. Ati yanze ko ngenda njyenyine muri ibi bihe bitoroshye nanyuzemo. Iyo umwana w'umukobwa gaju yambaye hafi, sinigeze mbura icyo kunywa n'icyo kurya, sinigeze nambara nabi. Uyu mwari yambaye hafi, hari nayo mpamvu ubona turi kumwe hano. Rero mfite ikintu cyanzanye muzehe, umbabarire gutinda, umbabarire kugenda ngahera, ariko ubu naje nsanga nkwiye kuza kureba umugore n'umwana wanjye
byaba na ngombwa nkabacyura. Nta gahunda mfite yo gusiga Debora ndetse na Krenia imfura yacu. Undi ati urakomeje muhungu wanjye, ubwo aho ngaho urakomeje uri seriye gutwara Debora na Krenia? Undi ati cyane rwose dadi. Ati kubera ko ntekereza ko igihe Debora amaze yarize, kandi rwose niba ari umuntu mukuru yamenye ubwenge azi n'icyo gukora. Ubu ndatekereza dusubiye mu rugo yakubaka. Ntabwo nshaka guhomba umugore n'umwana wanjye. Dadi, yego narababaye, numvaga naranamuzinutswe, ariko kubera ko mukunda iteka umutima wanjye uhora umunyishyuza. Iyo ndyamye, iyo mbyutse, iyo ndi kugenda, rimwe na rimwe n'akazi karananira kubera ko mba ndi kumutekereza. Isaha ku isaha, umunota ku wundi, umutwe wanjye haba harimo imfura yanjye ndetse n'umugore wanjye nkunda cyane. Yego nibyo koko yarambabaje, yarampemukiye, yanciye inyuma, ariko ibyo ntabwo ari byo ndebaho. Erega muzehe, ntabwo ikosa rikosorwa irindi. Naricaye ndareba urwango n'urukundo, nsanga urukundo mukunda ruruta urwango namugiriye ubwo yampemukiraga. Mpitamo kongera kuza kumureba ngo nongere mutware. Muzehe biramucanga, yumva amagambo ya Clevis, yakibuka ko Debora atazi n'aho ari, yakibuka ko atazi n'igihugu aherereyemo, yewe n'iby'umwana atazi irengero rye, akumva neza neza isi imwigaragiyeho. Papa Debora ahita asohoka, Gloria akamukurikira, ariko asohoka yibaza ibibazo byinshi. Agafata telefone ngo ahamagare Debora. Mbere yo guhamagara, Gloria aramubwira ati dad, wait, buretse guhamagara. Undi ati none se uri kumbwira ngo mberetse guhamagara, reka mpamagare Debora mubwire ko umugabo we yaje hano, yaje kumucyura n'umwana, aze nyine bagenda. Ati none urabona ndi bubwire Clevis ngo iki? Ndamubwira ko Debora atari hano? Gloria aramubwira ati dad, ibi bintu ariko twabikemura. Reka nkubwire icyo tugiye gukora, ubundi bya Debora ubindekere. Clevis tugiye kumuha igihe azagarukiraho kureba umugore n'umwana we. Ariko papa, ndagira ngo ubanze unyumve neza, kano kanya Debora nawe uhari. Reka Clevis abanza agende, ngenda aza kukubwira ikintu gihari. Ahantu Debora ari ndahazi, nzakujyanayo tujye kumureba. Undi ati uri serious? Aho mukuru wawe ari urahazi? Undi ati yego papa, ndahazi rwose. Undi ati ariko wakana we n'uburi kunyinisha, urabona ngana nawe, mukuru wawe ahantu ari urahazi? Igihe cyose gishize tutazareba amezi abaye angahe, umwaka ugiye gushira, nako kwanza waranashize. Ntago nzahana ari sinzi, ntajya amamagara, niyo muhamagaye niyitaba. Rimwe na rimwe telefone ye nta nubwo ibiriho. Wambwira gute kuzaho umukuru wawe ari? Ubwo nuri kugira ngo nturishe? Undi ati dad, ahantu ari ndahazi, n'ikimenyimenyi reka nkwereke. Afata telefone akamwereka amafoto, akamwereka amavideo. Ati mu minsi yashize rero nagiye kumureba, Debora ahantu arameze neza, ahantu ari ndahazi, ahubwo umva nkubwire, reka tugende tubwire Clevis azagaruke nyuma y'icyumweru, asanga nyiri umugore n'umwana biteguye, ahita abatwara. Aduha icyumweru kimwe, njye Debora nzabona mugaruye hano. Ati kandi rwose dad, nzagutwara n'ukuri tugenda tujye kumureba ahantu ari. Undi ati sawa. Dadi wahita yinjira, ariko Gloria akagumaho. Muri batangira kubunza imitima no kwibaza byinshi. Kavuga ati how comes? Debora afite undi mugabo, Debora aratwite. Ese ubu Clevis azamwemera? Ese ubu Clevis nabimenya biragenda gute? Ntabwo byumvikana, ntabwo byakunda. Biramushobora agahita ahamagara papa we, avuga ati dadi garuka.
ndati kandi kumamagaye bigenze bite. Ati dadi ndumva ari amakosa, reka basi twerure tubwize Clevis ukuri. Ati ndatekereje nsanga bitakunda. Ndati gute bitakunda? Ndati dad, ubu tuvugana Deborah afite undi mugabo babana, yewe waranamutwitiye. Njyewe ubwo mperuka kumusura nasanze Deborah atwite. Ndati urisariye. Ndati ariko se papa, mu video nakweretse ntabwo wabibonye, biragaragara Deborah afite inda nkuru arakuriwe. Ndati ayayayayayay, atariko Deborah aranze arandumbeye, Deborah aranze abaye ikirumbo. Atubu yaratinyutse ashaka undi mugabo tutabizi. Ngorora ati dad mbabarira dushaka ikintu cyo gukora muri kano kanya, wenda hari tuve mu maso ya Clevis, ibya Deborah turaza kuba tubiganiraho nyuma. Ndati se mwana wanjye, urumva ikindi cyo gukora ari iki? Reka nyine Clevis mubwize ukuri. Ngorora ati oya dad, none se nubimubwira arabyakira gute? Data byakira uko abyakira nyine bibe uko byakabaye. None ko umugore we yanze akaba abaye ikirumbo, nyine aranze amupfiriye ubusa aramuhombeye. Papa wahita yinjira. Ngorora akavuga ati dad wagarutse ariko tukumvikana. Ndati ntacyo kumvikana gihari, reka tubwire undi mwana ukuri, niba ari ugenda agende, niba ari uwishakira n'uwundi azishakire, have kuri Deborah. None se uburagira ngo nkore iki? Ibyo byose rero abivuga ariko ari kugaruka muri salo, araza muri sitting room, aba afite agahinda, yumva afite umubabaro, akareba umukwe we, akareba uburyo Clevis ari umusore mwiza, umusore ufite amafaranga ye, umusore ufite urukundo, umusore utuje, umusore umwubaha. Agaseka ariko agatwenge kageretse hejuru y'agahinda. Agerageza kumwenyura ariko bikanga. Clevis aramureba akavuga ati dad, papa wanjye bigenze bite kandi? Usohotse umeze neza ariko ndabona winjiye wijimye mu maso. Ndati mwana wanjye umura nta kibazo ameze neza. Ndati okay dad, reka mbyizere nubwo atari ko ndi kubibona. Ndavuga ati none se umugore wanjye n'umwana barihe? Basi nimubabwire baze bandamutse kubera ko ndumva mbakumbuye. Ndati rero mwana wanjye, ntabwo umugore n'umwana wawe bari hano. Ndati none barihe? Nimubahamagare baze, niba nta na tike bafite rwose ndabategera, ariko baze ndumva mbakumbuye, nkumbuye kureba imfura yanjye. Ese ubu Krenia ntagendara? Ubu koko si inkumi yiruka? Ubu si inkumi rwose yigenza? Papa Deborah yibuka ko uwo mwana aheruka kumucirira akiri uruhinja, kumva agahinda karamwishe. Amubwira ati rero mwana wanjye, uranyubaha nka sobukwe, nanjye nkagukunda nk'umwana wanjye ndetse n'umukwe wanjye, ariko mbabarire kubw'iyi nkuru ngiye kukubwira. Deborah ntawe uri hano, kandi iyindi nkuru y'incamugongo, Deborah afite undi mugabo, ikirenze kuri ibyo aranamutwitiye. Clevis atoya dad, reka nizere kuri kunyinisha ariko umugore wanjye abana n'undi mugabo wuheze ubwo? Yahise abana na wa musore yajyaga ncaho inyuma bakundanye imbere se? Ndatoya mwana wanjye. Ati rwose ntabwo yigeze abana na Meddy, ati ahubwo n'undi bahuye rwose. Ati nanjye niko mbyumva ntabwo mbizi, ati kuko mbyumva mu matwi yanjye sindabibona. Clevis ati dad, umukobwa wawe ndamukunda, ntabwo nitaye kuri ibyo byose. Niba natwite nta kibazo, uwo mwana azaza nawe azaba uwanjye, ariko nkeneye umugore wanjye kagaruka. Uriya n'umugore wanjye w'isezerano, twarasezeranye, yewe nta na divorce twahanye. Igihari ni kimwe,
ntagatahe ahubwo umigiye nzagaruke nze kumucyura. Ati kandi mbabarire igihe nikize kuba kinini kizabe gitoya. Tuve kuri abo ngabo twigarukire kuri Carrie ndetse na Ekim. Baba bari gutembera ari mu masaha ya nimugoroba, ari nako bari kugenda birira popcorns mu muhanda. Ari nako baganira. Ekim ati Carrie, tuzwari igihe njya nicara nkumva hari ndi kurota. Ndatse hari igihe ujya wicara ukumva uri kurota? Why? Ati kubera ko ibintu biri kutubaho mbona ntazi. Ndati biki? Ekim ati Carrie, wikirengagiza ariko nanga ko iyo turi kuganira uba ushaka kumvuga ibintu byose 100% kandi tuba tubiziranyeho. Ndaterega tuba tuziranye kuri byinshi, bangira ngo byibura umbwira uti ni iki ngiki kugira ngo menye nyine ibyo turi buganireho. Ekim ati Carrie, ese koko biriseriye? Njye nawe dufite ubukwe kandi byongeye ku munsi umwe. Carrie araseka ati ibyo nibyo wicara ukumva ni nk'inzozi. Ati nanjye iyo nicaye ntabwo mba mbyumva. Iyo nicaye nkibuka ko ngiye kuba Warawol, nakibuka ko nawe Meda agiye kukwegukana, nakibuka ko ari abavandimwe ari famiye, nanjye mba numva nsa nkaho ndi mu nzozi. Ati gusa ariko ibi ngibi bigomba kubaho, ni umugisha n'ihirwe. Ati navuga ko turi abanyamugisha. Ekim ati nta nubwo ari n'abanyamugisha gusa, ese ubu mbyite kuba abanyamahirwe? Ntabwo kuba umunyamahirwe byaruta kuba umunyamugisha. Ati ubu mba nabuze n'inyito nabyita. Ati rimwe na rimwe mba numva byanancanze byananshobeye. Ati nanaryama nkavuga ntumenya ahari nsinziriye nzakanguka ngasanga nari ndi kurota. Rimwe na rimwe nkumva n'imyiteguro y'ubukwe nayihagarika. Undi ati humura, niba wumva ari inzozi, izo nzozi zawe uzigumireyo ntuzakanguke, kuko izo nzozi ni nziza. Komeza urote nshuti yanjye. Ekim ati n'ubu sindiyumvisha ko dusigaje icyumweru kimwe tukajya mu murenge. Harya ubundi umurenge nawe nturi umunsi umwe, nabyo si tuzabikorera rimwe? Ndati cyane, erega niko abagabo bacu babyifuje. Carrie ati Ekim, uri umunyamugisha, uri umunyamahirwe, ujye uhora ushima Imana. Ufite umugabo ugukunda, umugabo uzi gushira mu gaciro. Medi ntasanzwe, ari unique, aratangaje. Mu basore nzi nigeze namenya, Medi aratangaje. Buriya Deborah azi ko yahemukiye Medi, ariko yarihemukiye. Ndabizi neza ntuzicuza kuba uri umugore we, kuko njye imyaka maze tubana mu nzu irahagije irabaye. Ndamuzi neza, ni umusore uri loving and caring. Hahiriwe umugore we ari wowe Ekim. Uriya musore ntuzamure kure, ntuzatuma gucika, yewe ntuzatume akuva mu nzara. Ikizaba icyo ari cyo cyose, uzahagarare ku rukundo rwanyu, uzahagarare ku ijambo ndagukunda, uzaha agaciro. Urukundo yagukunze kandi agukunda, ndabizi neza ntuzigera wicuza. Ekim ati Carrie, kubita imfubyi, ibyo umbwira byose ndabyumva kandi yewe ndanabibona. Ikindi kandi
nanjye ndamukunda, mba numva mukunda, mba numva mukunda, mba numva mukunda, again mba numva mukunda, mba numva najya nka hariya nkarangurura nkabwira isi yose urwo mukunda n'ingano yarwo, mba numva isi yose yamufata nk'uko mufata, mba numva abantu bose bangaragiye bamumenya, mba numva nazavuga igihugu cyose kikamenya ko mukunda, mba numva urukundo rwacu rwazabera abandi urugero rwiza. Karite ati icy'ingenzi ni uko mukundana, icy'ingenzi ni uko mukunda kandi nawe akaba agukunda, ukaba umuhoza ku ndiba y'umutima nawe kandi akaba ari uko. Ibyo nibyo bibaye kandi birahagije rwose. Reka imata ariko twijya kure, ntabwo ari njye munyamugisha gusa, ngiye kuvuga ibyawe na Raoul ntabwo nabivamo. Karati ekem nanjye ndabizi ko ndi umunyamugisha, yewe ndi n'umunyamahirwe. Uriya ni izuba rirasa nkabona hose, ni igicucucucu cyanjye, mbese ameze nk'umwuka mpumeka. Uriya ni nka marayika, ni igitangaza cyaje kingana n'umwe ku mubumbe, arabanza akanikurikira, ntawamusimbura mu buzima bwanjye, yewe mu ntekerezo zanjye sinjya nibona ndi kumwe n'undi uretse we gusa. Akimati wow, mbega amagambo meza. Karate rega si bimvuze gusa, hari n'ibindi. Urwo mukunda n'ingano yarwo uzapererese hose bazakubwira. Abo tuzi ntibadushidikanyaho kuko dukundana byuzuye kandi by'impamo. Imana yamuremye rimwe gusa. Niba koko habaho ubundi buzima, no mu bundi buzima ndifuza ko nazaba ndi umugore we, ndifuza ko nazaba ndi uwe, ndifuza ko byose twazabinyuranamo. Iyi Mana yagiye kurema, irema Raoul, imaze kumurema imurema rumwe rukombe, imuremeye kare. Ibyo rero bima impamvu zo kumukunda, bikama impamvu zo kumukunda, bikama impamvu zo kumukunda again, bima impamvu zo kurinda ngasigasira umubano n'urukundo dufitanye. Icyanyitambika icyo ari cyo cyose ntabwo nakikundira, yewe ntabwo natuma ibyo byose bibaho. I can't. Tuve kuri Kaririro, Kari ndetse na Ekem, twigarukire kuri Gloria ndetse na papa we. Papa uri kumubwira ati Gloria, ndagira ngo umbwize ukuri kandi ntumbeshye, mbwira ahantu uri kunjyana, ahantu turi kujya, uri seriye neza mukuru wawe? Nihari turamusangayo. Undi ati dad, njye Debora naramusohoye, tugende rwose ndamukwereka. Baragenda bakahagera, bagera kwa Debora, asanga n'ubundi Debora ari mu rugo. Yaranorohewe, ameze neza, ubona rwose wagira ngo nta kibazo afite. Kasi naho Ubaye yarafashe akaruhuko kugira ngo yite kuri Debora. Karuvini naho Ubaye yaratse permission mu kazi, bose rero baba bari aho ngaho kugira ngo bahabe ku bwa Debora. Araho rero bumva umuntu uri gusona.
Deborah aba yicaye mu sitting room ari kumwe na Calvin, abaryamye kuri Calvin bari kureba televiziyo ari nako bari kuganira. Kasi nawe aba ari mu gikoni ari gutunganya akora utuntu turiya, ubona nyine yarakiriye kubana na mukeba we mu nzu, yaranakiriye ko umugabo we atashyira uwe, yarakiriye ko ibintu byose agomba kubikora nk'inshingano. Deborah ati babe, ndumva hanze hari umuntu uri gukomanga. Ndetse hano hari abashyitsi harya dufite? That I don't know. Maybe barahari ariko ntago mbizi neza. Ati ndumva hari abantu bari gusona pe. Calvin arasohoka ugatiriganye kubafungurira. Deborah ati no way, guma ahangaha njye. Calvin ati oya babe, ndahari reka mbikore. Calvin arahaguruka aragenda akajya gufungura agasanga ni Gloria ndetse na papa we. Arabafungurira akabwira ati muraho, muje hano se? Ati yego. Ati ko mbona ntabaje aho ngaho nimwaba muyobye? Gloria ati oya ntago tuyobye. Ati se iki gipangu si cyo Deborah abamo? Ati Deborah? Ati yego Deborah nagazi. Ati urabazi se? Ati nitwa Gloria, Deborah ni mukuru wanjye, uyu nawe ni papa wanjye. Nyine ni papa wanjye na Deborah. Ntabwo wari utuzi? Calvin ahita yibuka agatekereza akibuka ko Deborah yamubwiye ko hari imfubyi nta babyeyi agira, yewe nta n'abavandimwe. Muri we bikamucanga. Avuga ati uyu ni murumuna we, uyu ni papa we, how comes? Ariko ntabwo abyitaho, ahita abaha karibu. Bakinjira Deborah ahita akubitwa n'inkuba. Avuga ati papa, ugeze hano? Turaho umwana wanjye. Barahoberana. Deborah yishimye ahita ahamagara umugabo we, nyine umugabo we kuko aba yagumye hanze nyine ari kwibaza byinshi. Calvin ahita aza, yamara kwinjira Deborah agahita amubwira ati babe. Undi aritaba akaza. Deborah ati hane, uyu rero ni daddy, ni papa wanjye, uyu nawe ni murumuna wanjye yitwa Gloria. Tubwashize murumuna wanjye yaje hano udahari uri mu kazi, aba rero n'umuryango wanjye. Calvin muri we atangira kwibaza ibintu byinshi. Yarangiza arabaramutsa, amara kubaramutsa akabafata akaboko, agafata Deborah akaboko bagasohoka. Amubwira ati Deborah, ufite ubwenge, uri gutekereza neza. Ati hano bigenze bite kandi kubona uhise urakara? Ati mbwiza ukuri, bariya mufite icyo mupfana? Ati yes hane, uriya ni papa wanjye wa nyawe, undi ni murumuna wanjye tuvukana. Calvin atusigaje no kumbwira ko na mama ahari. Oya, ati mama wanjye we yarapfuye nawe uhari. Calvin ati Deborah, uribukanye nawe tukimenyera ko wambwiye ko uri imfubyi nta babyeyi nta n'abavandimwe? Deborah ati ngwiki? Ati none se warabyibagiwe? Calvin ati Deborah, mbwira n'ibindi byose wampishe. Ati kuko niba warampishe ko ufite umuryango, ukampisha ko ufite papa n'abavandimwe, wampishe ikintu gikomeye. Uritonda ugahisha famiye yawe, urifata ukica umuryango wawe wose. Deborah, urambabaje, urantunguye. Deborah ati babe, ariko nagusobanurira, reka ngusobanurira, please babe, come on. Ati Deborah, nta kintu nsobanurira. Deborah ati Calvin. Calvin ati tangiye no kunyita mu izina. Ati none se kuri kunyita Deborah? Calvin ati okay, ngaho umbwira Deborah, niba icyo ugiye kumbwira. Ati mva nkubwire, hari ikintu ugomba kumenya.
umbabarire niba narakubeshye, nshobora kuba narabikubwiye nasinze. Undi ati mva nkubwire rero, umuntu ntagasenda inzoga ahubwo asenda ikimurimo. Ahubwo mbwira, wari ugamije iki? Wari uri kuki? Niyihe target uriho? Debora ati Calvin, mbabarira basi ibi ngibi ndabigusobanurira ari uko papa atakiri hano n'umuvandimwe wanjye. Basi reka tureke guserera, tuze guserera nyuma. Calvin ahita yinjira akicara afite umujinya ariko akirengagiza, agasa nkaho nyine abyirengagije, ariko yareba Debora umujinya ukamwica. Muri we yibaza ati umuntu utinyuka guhisha umuryango we ntabwo ari ikintu cyoroshye. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese ni iki kigiye gukurikira? Papa Debora arahageze ari kumwe na Gloria. Ese ni ibiki bibazanye? Gloria se na papa we barageraho ngo bavuge ukuri? Ese Calvin naza kumenya ko Debora yataye umugabo n'umwana arabyakira ate? Aramugumana nangwa barahita batandukana? Byose rero ni mu gice cy'ejo. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, njye uyandika kandi nkayibagezaho nitwa Pauline Atete. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni nyamibwa.